umva bro man ngewe se kunyota nubizi ko nta kintu biba bimbwiye ntacyo bivuze ariko ikintu cyabaye last night konseri yabaye itinze yatangiye itinze babwira abahanzi bagabanye performance zabo Daboje yageze kuri stage arakora indirimbo zirangije bari bamuhaye ebyiri yanga kuva kuri stage arakomeza ngewe ntacyo nari kubikoraho nubwo ari nge wari DJ ndi na MC ntacyo nari kubikoraho aba organizers nibo bafite timetable yabo n'ukuntu bacontrolling ibintu so bakamubwira wapi yanga kuva kuri stage organizer arambwira Peter kina indirimbo itandukanye nize nibwo aravaho arambwira curanga indi ndirimbo so nta yindi choice nari mfite usibye gucuranga indirimbo ya nyiri konseri yago rero indirimbo nyikinnye nibwo yagize gute yabonye uva kuri stage kubera iki amasaha wabibonye hano yarageze kandi igitaramo cyabo cyagomba kurangira 5:40 ibi yo nakoze namabwirizwa nahawe na organizer wa event ibyo birangiye sasa bari bafite manager wabo wari no kubafotora bro afite discipline nke bimaze kuba yajarantuka he acted like yarari gufotora ariko yarari kuntuka buri sego mu matwi yanjye bitutsi byinshi bisharira so ndavuga ntago ngiye nakora gutya incuranga indirimbo ya mbere ya Kirikou ndagenda hasi njya gutabaza ndababwira turiya muniga amereye nabi nimumfashe mu mukureho nkomeza akazi kuko iyo ndirimbo nayicuranze mbizi neza ko irajya kurangira nyine bamaze kumukuraho nayimusigiyemo Kirikou njya gutabaza and then ndagaruka that's the only thing that happened last night so ngewe bari abatipe man nta mpamvu mfite yo kubanga nabangirishyize